mwene data tuvugana birashoboka ko agasozi wari uriho ari uburwayi umaranye igihe buri wese yagusize buri wese yagutaye birashoboka yuko agasozi uriho ari urugo rwawe rwasenyutse buri wese yashyizeho iherezo agasozi wari uriho birashoboka ko ari akukora bikanga Imana ikunyuzeho iravuze ngo baho mu ntambara urimo urwana iravuze ngo baho. Mu izina rya Yesu Umwami Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimye neza yawe n'urukundo rwawe ndagushimye ko arinze bene data wabarindiye mu mpande zitandukanye waturindiye mu Rwanda abandi barindira mu bihugu hanze waraturinze waturinze umujinya wa Satani hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu ariko uyu munsi tuguhaye icyubahiro kuko tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu tugiye gufata umwanya wo kumva ijambo ryawe nyemerera mu izina rya Yesu ijambo ryawe rigira ibyo risenya kandi rigira ibyo ryubaka buri wese umubere itabaza ritazima kandi buri wese umubere ingabo mu izina rya Yesu buri wese ujye kumvira ijambo Mwami rigira icyo rihindura ku buzima bwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugwaye kaza na karibu cyo tutemereye n'imbaraga z'ibitavuga Imana twirukanye imbaraga z'umwijima duhamagaje umwuka wera ganze bwiza bw'Imana bubane na buri wese mu izina rya Yesu Kristo amen. Mu izina rya Yesu ndabasuhuje izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Mwami Imana ganze izina ry'Imana rishimwe. Tugiye gufatanya ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice ni 16 ku murongo waho wa 5 izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ku murongo waho wa 5 haranditswe ngo nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambi ahubwo waratawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Narakugwije nk'ibimera mu murima uragwira kandi urakura ugira uburanga buhebuje amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa maze ngutwikiriza umwitero wanjye nambika ubwambure bwawe ndetse narakurahiye nsezerana nawe maze uba uwanjye niko umwami w'iteka avuze amen. Mwene data nshuti y'umusaraba Imana ishimwe izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Imana data ibane natwe mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo riratubwiye ngo nta wakurebanye imbabazi. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo Imana yabwiye Ezekiyeli umutwe w'amagambo uravuze ngo Yerusalemu hagereranwa n'umugore wabaye marayi. Imana ishimwe. Kuri uyu murongo wa 5 haratubwiye ngo nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho. Imana ishimwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Mwene data ijambo riratubwiye ngo nta wakunyuzeho ngakurebane nibura imbabazi ahubwo wari waratawe ku gasozi wari waratawe ku musozi. Imana data ihabwe icyubahiro kandi izina ry'Imana rishimwe. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho nibura. Uyu muntu nta muntu wigeze ngo umurebane imbabazi nibura ngo amukoreho ahubwo yari yaratawe ku gasozi
mwene data nshuti y'umusaraba, birashoboka ko nawe nta wakurebanye imbabazi, nawe watawe ku gasozi. Uyu ngo yari yaratawe ku gasozi, nta muntu wigeze umurebana imbabazi niburanga munyureho, namara kumunyuraho amukoreho. Yari yaratawe ku gasozi nkuko nawe uyu munsi watawe ku gasozi. Ijambo riravuze ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona wigaragura mu ivata, ndakubwira ngo nubwo wigaragura mu ivata ubeho. Niki Imana ivuganye nawe? Mwene data, birashoboka ko ku gasozi uriho watawe nta muntu wigeze ukurebana imbabazi. Buri wese arimo kureba akabona nta mbabazi zigukwiriye. Nigute uyu muntu nta mbabazi yarakwiriye? Ngo ijambo riravuze ngo yarafashwe baragenda bamuta ku gasozi, ngo Imana imunyuzeho, ngo imwitegereje, ngo imurebye, ngo imugirire imbabazi. Ngo kuko yari yaratawe nta muntu wigeze ubasha kumukoraho nibura ngo amugirire imbabazi. Ngo Imana iramubwira ngo nubwo watawe ukaba urimo wigaragura mu ivata ryawe, ariko ubeho mu izina rya Yesu. Mwene data, nawe birashoboka ko watawe ku gasozi bitewe n'ubuzima urimo uyu munsi. Birashoboka ko nawe bagusize ku gasozi bitewe n'ubuzima uhagazemo uyu munsi. Buri wese akaba yaragutaye, ariko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ubeho. Muri ibi bibazo urimo, Imana iravuze ngo ubeho. Muri izi ntambara urimo, Imana iravuze ngo ubeho. Gatandatu havuze ngo iki? Aravuze ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho mu izina rya Yesu. Imana Data, dore ikintu igiye kugukorera. Nta muntu wakurebanye amaso y'imbabazi bitewe n'ibibazo uhagazemo. Nta muntu yewe wakurebye ngo akugirire impuhwe. Nyamara hari igihe umuntu aba ku musozi, yamara kuba ku musozi ntihagire umuntu umugirira impuhwe. Nawe uyu munsi umusozi uhagazeho nta muntu wigeze ukugirira impuhwe. Uyu munsi mu bibazo uhagazemo nta muntu ukureba n'ijisho ry'imbabazi. Uyu munsi mu ntambara urimo urwana nta muntu wigeze ukureba ngo akugirire impuhwe. Mwene data, umva ijambo mfite. Ijambo riravuze ngo Imana yo mu ijuru ikunyuzeho ikugirira impuhwe. Ubwo abantu bakunyuzeho bakakureka, ubwo inshuti zakunyuzeho zikakwihorera, ubwo imiryango yakunyuzeho ikakwihorera, ubwo watawe kuri aka gasozi nta muntu n'umwe urimo kureba ngo akugirire impuhwe. Ntabwo nzi agasozi uriho uyu munsi uko kameze, ntabwo nzi agasozi wicayeho uko kameze, ariko ijambo riravuze ngo nkunyuzeho ndakwitegereza mbona wigaragura mu ivata ryawe. Hari ibibazo umaze iminsi wigaraguramo, hari intambara umaze iminsi wigaraguramo. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo baho. Nubwo byasaga nk'aho byanze, nubwo byasaga nk'aho birangiye, Imana yo mu ijuru ikunyuzeho, nta muntu ukugiriye ibambe. Imana yo mu ijuru ikunyuzeho, nta muntu ukurebanye amaso y'imbabazi. Imana yo mu ijuru ikunyuzeho, nta muntu n'umwe ukugiriye imbabazi. Iravuze ngo baho. Nubwo byasaga nk'aho byanze, Imana iravuze ngo baho. Muri ubu burwayi Imana iravuze ngo baho. Ntabwo nzi ibyo urimo wigaraguramo, ntabwo nzi ibyo uhagazemo uyu munsi, ntabwo nzi ku gasozi uhagazeho, ariko Imana irebye ku gasozi uhagazeho. Uyu munsi agasozi uhagazeho nta muntu ukugiriye imbabazi. Uyu munsi ku gasozi uhagazeho nta muntu ukugiriye impuhwe. Uyu munsi ku gasozi uhagazeho nta muntu ukugeza uruhande nibura ngo akugirire impuhwe. Imana iravuze ngo nkunyuzeho ndakwitegereza. Mwene data, mu rugamba urimo uyu munsi, mu ntambara urimo uyu munsi, Uwiteka aje kuhanyura, Uwiteka aje kukugirira imbabazi. Kandi Imana iravuze ngo baho. Nubwo wabonaga byanze, ariko Imana iravuze ngo baho. Nubwo wabonaga ubuzima burangiye, Imana iravuze ngo baho. Nubwo wabonaga nta herezo ry'ibyo urimo unyuramo, ku gasozi uhagazemo, buri wese akwitegeye agambiriye kubona wakozwe n'isoni, buri wese akwitegeye agambiriye kubona wasebye, Imana iravuze ngo baho mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo baho mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo baho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku murongo wa 7 wavuze ngo nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira, n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse
narakurahiriye nsezerana nawe maze uba uwanjye mwene data nshuti y'umusaraba izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana igiye kukugwiza nk'ibimera mu murima. Bagusize ku musozi buri wese araguta ntawe wakugiriye imbabazi, none Imana ivuganye nawe iri jambo, iravuze ngo igiye kukugwiza nk'ibimera mu murima. Nubwo ntawe wakugiriye imbabazi, hari andi mahirwe Imana itanze. Nubwo ntawe wakugiriye imbabazi, hari ubundi buryo Imana itanze. Imana yavuze ngo nakugwije nk'ibimera mu murima. N'iki Imana ivuze? Nubwo byari byanze, nubwo byari birangiye, Imana yongeye kukugwiza nk'ibimera mu murima. Nawe ugiye kongera kuba uwo kwifuzwa. Ijambo riravuze ngo amabere yawe Imana irayashimangira, n'umusatsi wawe irawushimangira, ngo ariko wari waratawe. Mwene data nshuti y'umusaraba, nubwo wari waratawe, nubwo bose bakuvuyeho, nubwo bose baguhigitse, nubwo bose bavuze ngo ntacyo uzimarira, Imana iri mu ijuru yongeye kukugwiza nk'ibimera mu murima. Mbese wakoraga bikanga, wari ku musozi waratawe, hahandi utagira ubutabaza, ndetse hahandi utagira ubutakira. Hari igihe umuntu agera mu bibazo ntagire uwatakira, akaba ku gasozi ka wenyine, nk'aho wari uri ubona urugo rwawe rusenyutse, nk'aho wari uri ubona bizinesi yawe irangiye, nk'aho wari uri usigaye wizengurukaho, nk'aho wari uri ari ntacyo ukoraho ngo kigende. Imana iravuze ngo baho, nubwo ibyo byose byari bihari, Imana iravuze ngo baho mu izina rya Yesu. Kabiri, kandi Imana Data yongeye kugushimangira amabere yawe n'umusatsi wawe. Imana yongeye kubishimangira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa. Mwene data, Imana Data ikunyuzeho mu gihe watawe, irakwitegereje. Imana Data ikunyuzeho mu gihe bose bakuretse, irakwitegereje, ibonye ugeze mu gihe cyo kubengukwa. Niyo mpamvu Imana yambitse ubwambure bwawe. Imana Data niyo mpamvu yambitse ubwambure bw'isoni zawe. Imana Data ikunyuzeho, ibona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, irangije iravuga ngo baho mu izina rya Yesu. Hari igihe umuntu aba ku musozi, buri wese yakureba akabona ibyawe byararangiye, buri wese yakureba akabona ntacyo uzimarira, buri wese yakureba akavuga ngo nubwo bwije ntabwo buri buke. Uwo musozi niwo wari uriho, ariko Imana ngo ikunyuzeho. Imana ikunyuzeho mu bibazo byawe, Imana ikunyuzeho mu ntambara wari urimo, Imana ikunyuzeho mu bibazo wari urimo, Imana ikunyuzeho mu bibazo wari urimo urwana nabyo. Iravuze ngo baho. Mwene data tuvugana, birashoboka ko agasozi wari uriho ari uburwayi umaranye igihe, buri wese yagusize, buri wese yagutaye. Birashoboka yuko agasozi uriho ari urugo rwawe rwasenyutse, buri wese yashyizeho iherezo. Agasozi wari uriho birashoboka ko ari akukora bikanga. Imana ikunyuzeho, iravuze ngo baho. Mu ntambara urimo urwana, iravuze ngo baho. Mu bibazo umaranye iminsi, iravuze ngo baho. Birashoboka ko nawe umusozi wawe ari uburwayi umaranye imyaka irenga 10. Birashoboka ko agasozi uriho ari uburwayi umaranye imyaka 5. Imana iravuze ngo baho mama, Imana iravuze ngo baho papa, wa mukobwa we, Imana iravuze ngo baho. Imana irakwitegereje, iraebza amabere yawe n'umusatsi wawe, irabishimangiye, irangije ngo ikwitegereje, ngibona ugeze mu gihe cyo kubengukwa. Ndagira ngo nkubwire iri jambo, wa mukobwa we, wa rubyiruko we, nawe reka nkugarukeho. Imana iritegereje, irebye ubwambure bw'isoni bwawe, irangije irakwambika mu izina rya Yesu Kristo. Gendana n'Imana, Imana yiteguye kubana nawe. Iritegereje ibona wambaye ubusa, kandi urabizi ko wambaye ubusa, kuko ibyo uvuga n'ibyo uri gukora biragaragaza ko wambaye ubusa. Ariko Imana ikunyuzeho, iravuze ngo baho. Birashoboka yuko uyu munsi wari utunzwe no kwicuruza, Imana ivuganye nawe, ikunyuzeho, yitegereje ibona ubwambure bwawe, iravuga ngo baho. Birashoboka yuko uyu munsi kugira ngo urye byasabaga ko wese ikoroka, ntabwo nzi agasozi wari uriho, Imana ivuganye nawe, iravuze ngo baho. Nubwo ubona nta gisubizo, uvuga ngo mbese ko naryaga uko nsambanye, nindeka gusambana nzabahone, Imana ivuganye nawe ngo baho.
kuri uyu musozi uriho buri wese yagutaye, kuri uyu musozi uriho buri wese yagusize, kuri uyu musozi uriho buri wese yakugize akato, Imana iravuze ngo baho, Imana iravuze ngo baho. Muri ibi bibazo baho. Birashoboka yuko urimo wibwira yuko udasambanye butacya, udasambanye utarya, abana bawe batakwiga, abana bawe batabona ibyo kurya. Mwene data, uyu musozi uriho buri wese yaragutaye, ariko Imana iri mu ijuru iritegereje, irarebye, ibonye umusozi uhagazeho, ikunyuzaho wigagura mu ivata. Maybe nimba ari iryo busambanyi simbizi, nimba ari iryo kwesikoroka simbizi, ariko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo nkunyuzaho wigaragura mu ivata, ndakubwira ngo baho. Mwene data, iri vata urimo wigaraguramo Imana ije kuri gukuramo. Niwemerera Imana ije kugukura kuri aka gasozi, niwemerera Imana ije kugukura muri uyu musozi. Birashoboka ko ku musozi urimo wabaye akato, utagenda ku manywa, ugenda nijoro ku muhanda, ugiye kwicuruza, ugiye gutega, mwiri vata urimo wigaraguramo. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona wigaragura mu ivata, ndakubwira ngo baho. Erega wabaho, haracyari ayandi mahirwe. Erega wabaho, haracyari ubundi buzima. Erega wabaho, haracyari ibindi byiringiro. Mwene data, ntabwo mbizi, ntabwo nzi ivata urimo wigaraguramo, ariko Imana iravuze ngo baho. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo baho. Birashoboka ko umaze igihe ushaka urubyaro ari wo musozi uriho. Imana iravuze ngo baho, kugira ngo izina ry'Imana rishimwe, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mwene data, Imana ikunyuzeho, isanze wigaragura muri iryo vata. Nuva muri iri vata, Imana irabana nawe. Nuva muri ubu bujura, Imana irabana nawe. Uribaza ngo urarya gute? Umusozi uriho urakubwira ngo nudasambana ntabwo uzigera ubaho, ariko Imana ikunyuzeho yigaragura mu ivata. Ivata ryo kunywa inzoga, ivata ryo kunywa amatabi, ivata ryo kutamenya uriwe. Iravuze ngo baho mu izina rya Yesu. Kandi Imana imaze kuvugana nawe ngo baho, niwemera kuva muri ibyo ngibyo, Imana yo mu ijuru irabana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mwene data, Imana itugirire neza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusenga n'Imana. Wewe wemeye kubana n'Imana, wewe wemeye kuva ku musozi w'ibigeragezo urimo, yarangiza ikakubwira ngo ubeho mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami w'abami, uri Imana igira neza bugacya bukira. Ijambo ryawe riravuze ngo watunyuzeho twigaragura mu ivata, kandi ngo nawe waturebanye amaso y'imbabazi. Hanze aha hari urubyiruko ntawigeze urureba n'amaso y'imbabazi. Bamwe bari mu busambanyi, abandi bari mu butinganyi, abandi bari mu bujura. Ijambo ryawe riravuze ngo nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona uri mu ivata ryawe, ndangije ndakubwira ngo ubeho. Ndasenze mu izina rya Yesu, senge y'uru rubyiruko, imbaraga z'Umwuka Wera ziganze, ugende ubagereho aho bari Mwami, ubabwire ngo nibabeho. Ibyo barimo birashoboka yuko birimo bibabwira ko ubuzima bwarangiye, ariko ndasenze kugira ngo nabo iri jambo nibaryumva, ubabwire ngo nibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Bacira ubundi buryo buzima, bacira iri jambo, bacira ubutabazi bwawe, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko bagarutseho, ukaba wasanze bigaragura mu ivata. Rivata buri wese arimo yigaraguramo, urarizi urarisobanukiwe. Urakoze kuko uje kwakura mu ivata, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibane namwe. Shalom shalom.